Kananone tubaye karibu kuri Key Property Rwanda. Nemene nk'ibisanzwe aho uyu munsi twakoze urugendo cyangwa se dukora tuwa turi Kanombe, ahantu hazwi hafi yo kuri military. Ni umunota umwe cyangwa se n'amasegonda make kugera hano uvuye kuri kaburimbo, mumva ko ni ahantu hafi cyane. Aho dufite ino nzu muri kubona, ni inzu nziza iri ku giciro cy'amafaranga make. Uyu munsi uraduhamagara tukwereka ino nzu ubashe kwigura miliyoni 85 cash zonyine, niyo mafaranga ya nyuma. Niba wumva uri interested duhamagare tukwereka iyi nzu aka kanya. Ni inzu igizwe n'ibyumba 4, toilette 3, salon na salle à manger, igikoni cyiza kiri moderne mu nzu ndetse no hanze. Annex irahari, parking urabona ko ni imodoka ebyiri nini ziparitse neza, akajaride ubona ko babikoze neza, ndetse n'utuvaze bagiye bashyira ku ruhande. Ubona ko ni akazu gafite cyangwa se ni inzu ifite design nziza kuri 85 ntago ari igihendo. Duhamagara rero aka kanya maze tugutambagize gusura n'ubuntu. Reka dukone tuwa rero gene mbereka iri muketse nziza nkuko muraza kubibona, hatuwe hamenyereye, na ahantu heza cyane. Rero ni karibu, reka tugendana. Nakomeje kubabwira rero, ubona ko iyi ni quartier, ubona ko ni quartier nziza, ubona ko ni ahantu heza hatuwe, ikiburamo ni kaburimbo kandi yagiye kugeramo. Wow, reka rero twinjiremo imbere turebe mu nzu ese ho ubwiza bwaho bumeze bute. So iyi ni bariko hanze kuri salon, ubona ko dufite ubwiza, ubona iri tara ritanga urumuri rwiza hano kuri bariko. Ureba hano ugafata akakavuyo n'akayaga ko hanze, wagisesinga hano ku kajaride, biba ari sawa cyane. So reka tujye mu nzu imbere. Iyi ni salon. Wow, reba salon nziza, decoration nziza kuri 85. Ayo niyo mafaranga ya nyuma. Iyi nzu ukabasha kuyigurira Kanombe hafi no kuri military. Ni ahantu heza cyane, umunota umwe uvuye kuri kaburimbo ukajya hano kuri iyi nzu. Reba iyi TV stand, ubona ko ni ibintu bisa neza cyane. Iyi ni salon rero nziza, parafo ubona ko ni gypsum, parafo isa neza cyane, ifite urugi rwiza, idirishya hano ubona ko birasa neza cyane. So ubona ko rero iyi ni inzu nziza n'igiciro cy'amafaranga nkuko nababwira ko birasa neza cyane. Namwe muraza kumbwira uko mubibona. Reka twinjire muri salle à manger. Ubona ko uru rukutano narwo ruduha, bakoze decoration nziza, ikaduhara yizo n'umweru n'umukara bakoresheje. Iyi ni salle à manger nko muri kwibona, ubona ko hano set yose y'intebe irajyamo bitewe n'izo ufite cyangwa se ushaka. Ngaha aka gasinke ko gukarabira umaze gufata amafunguro. Ubona ko ni salle à manger nziza cyane, nayo ko imeze neza, nayo ni gypsum. Reka twinjire mu gikoni. Ubona ko ni igikoni cyiza, igikoni kinini kiringaniye, gifite imashini ifata umwotsi. Ubona ko ngiyi, ubona ko birasa neza cyane. Ubona ko ni inzu nziza yenje n'igiciro cyayo. So ubona ko iki nicyo gikoni, aho kogereza, gushyira oven, gushyira firigo, ngahanga aho naho gucomeka firigo yacu. So ubona ko byose bimeze neza, hano birateguye. Reka mbereke hanze naho, ubona ko hano ni hanze mu gikari h'inzu, ngaha aho kogereza,
aho kwanika imyenda, dushe na toilette ngibiriya, ndetse igikoni cyo hanze ngiki, hano ngiki kirimo, tukagira inzu y'umukozi stoke, naho kuzajya ikigega kizajyamo, nuko ni inzu ifite amanegisi menshi kandi tumaze kureba hanze urabona ko ni inzu ifite amanegisi menshi kandi ahagije. So reka tuve hano tujye kureba ibyumba. So icyumba cya mbere hano ni icyumba cy'abashyitsi, reka tugitangire. Urabona ko iyi ni dushe na toilette y'iki cyumba, urabona ko ni ibintu bisa neza cyane. So icyumba ni iki ngiki, iki ni cyo cyumba, ni icyumba cyiza cyegeye hano kuri parking, gifite idirishya ryiza, urabona ko ni icyumba gihagije nk'uko muri kubibona. So tuvuye muri iki cyumba, reka tujye kureba ibyumba bitatu bisigaye. Reka twinjire hano kuri ruhande, naho dufite ibyumba bitatu. Reka duherehe muri master room. Aha dufite ibyumba bibiri iburyo bwanjye bisangiye dushe na toilette, ariko reka dutangirane na master room. Ubwo reka duhere kuri master bedroom. Ubona ko ngiyi aha dufite dushe na toilette, ariko turareba nyuma twinjiye mu cyumba nyirizina. Wow, iki ni icyumba, iyi ni master nziza ifite urumuri rwiza, parafo nziza cyane, ikagira akarusho mu muryango mwiza, cyangwa se usohoka ukagisesinga hanze, ushobora gushyiraho akabariko bikaba byiza cyane, ugafata aka kajaride ka hano kuri parking, ubona ko biba bisa neza cyane. So reka rero tuvuye muri master room, reka mbereke dushe na toilette. Iyi ni master room. So twinjiye, iyi ni dushe na toilette nk'uko muri kubona, ubona ko ni toilette nziza kandi nini imeze neza. Ngiyi shower, tukagira agasinki, ubona akabati, akamiruwari, ubona ko ni ibintu bisa neza cyane. So ubona ko ni dushe nziza nini yisanzuye. Tuvuye hano, reka turebe ibindi byumba dufite ku ruhande. Nk'uko nababwiye, dufite ibyumba bibiri bisangiye dushe na toilette. Iki ni icyumba cya mbere, ubona ko ni icyumba nacyo kinini cyisanzuye, kiraza kikagisesinga cyangwa se kigahura n'iki cyumba kiri hano muri iyi koridoro hano ngiye kubereka. Noneho kandi ni koridoro ishobora kujya hanze udaciye mu gikoni, ugaca mu gikari ukagisesinga hano ku manegisi ku gikoni cyo hanze, ubona ko hari indi nzira ijyayo. So ubwo iki ni cyo cyumba kindi cya nyuma, cyangwa se bya byumba bibiri bisangiye dushe na toilette. Ni ahangaha, ni ibi byumba biza bikayisangira. Ubwo toilette bisangira ni iyi ngiyi toilette ya hano. Iyi niyo toilette biza bigahuriraho, ari ibyumba bibiri nk'uko muri kwibona. So ubona ko ni ibintu bisa neza cyane. So turarangije yo gukora tuwa rero inzu yacu nk'uko mwayibonye, aho twaba turi Kanombe hafi no kuri military, ugana mu Busanza cyangwa se hasi nko mu Kamenge. Inzu ifite ibyumba bine, dushe na toilette 3, salon salamanje, igikoni, parking imodoka 3 cyangwa 2 nini. Ubuso burarengaho 300 ntibuka, kuri $185,000. Icyo nicyo giciro cya nyuma. Ni karibu rero uze tuguhe ino nzu aka kanya, ubashe kwigura inzu nk'iyi ngiyi i Kanombe. Ciao ciao, duhamagara aka kanya tuyigutemberezeho.